ni mwebwe ndi buvuge kandi mubo mbwira nanjye ndimo. Ngewe narababwiye ngo ninkoresha izina ry'umuntu nkabona ibintu mvuga biri bwumvikane nzajya mbivuga. Uyu munsi hari amazina ndi buvuge. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'abantu Imana yihamagariye kuri iyi mihanda, niko dusigaye tuyita kugira ngo mubyumve. Ikabahamagara kuri iyi mihanda kugira ngo ubutumwa Imana yashyize muri mwebwe buhembure kandi bukize isi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabahobeye cyane cyane abakunzi bo kuri Mama Charlene. Mwari mwarambuze ndabizi, ariko naje turi kumwe mu kiganiro cya mbere nabasobanuriye ko hari inshingano nyinshi nari mfite, hari ibyo nagombaga kwitaho kandi bindeba. Hanyuma kandi ariko ntago mwagize irungu. Ntago mwagize irungu kuko ibiganiro mfite ni byinshi cyane. Ushobora no gusubira mu byo wumvise kugira ngo wongere wiyibutse uko ukwiye kwitwara nuko ukwiye kubigenza. Ndabazirikana rero ahantu hose mba ndi, kandi n'umurimo w'Imana ndawuzirikana. Umurimo w'Imana niwe uza ku mwanya wa mbere. Impamvu ushobora kugenda ngatinda nta kiganiro sohoye nuko nzi ko hari ibyo nasohoye kandi mugomba kureba mukongera mukabirema mukongera kubyibuka no kugira ngo mwiyibutse ibyo mwabwiwe nimba mwarabihagazemo neza. Ariko ubundi uyu murimo w'Imana ni umurimo w'ingenzi, ni umurimo mp'agaciro kuko njyewe iyo mbwirije umuntu umwe agafashwa cyangwa nkabwiriza akagira umuntu ukizwa, ngewe nicyo cyanzanye ahantu. Iyi kamera nicaye imbere, misiyo mfite nta yindi niyo kubwira abantu iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, kanyuma nkanababwira ibintu bishobora kubaha amahoro n'ibyabagirira umumaro mu buzima busanzwe cyangwa se no mu bundi buzima bw'umwuka. Rero nongeye kuzana hano uti noneho uyu munsi turaganira iki? Uyu munsi ndashaka kuvugana n'abantu Imana yihamagariye kuri iyi mihanda, niko dusigaye tuyita kugira ngo mubyumve. Ikabahamagara kuri iyi mihanda kugira ngo ubutumwa Imana yashyize muri mwebwe buhembure kandi bukize isi. Ntago tuzabasha gukomeza gukora, hari igihe bitazakunda, ariko nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kandi tugakorera ahantu hose ubutumwa Imana yahamagaye na Satani arahamagara. Kandi mu bintu bitatu rero ni ukumenya bahamagawe n'Imana n'abahamagawe na Satani, kuko iryo barura ntabwo Imana yigeze iriduhamakaza. Ahubwo buri wese hari ijambo rivuga ngo nkwiye gukora, haleluya, nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kuko hari igihe buzira ubwo tutazabasha gukora. Ntago tuzabasha gukomeza gukora, hari igihe bitazakunda, ariko nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kandi tugakorera ahantu hose ubutumwa bwagomba kugera. Aha kuri aya YouTube Imana yahakinguye imiryango, yahakinguye imiryango kugira ngo abantu bahazane ubutumwa bwiza. Kandi mu butumwa bwiza tugomba kuzana ntabwo ari ubutumwa bwo kujya gusenya abantu no kujya gucukumbura ibyago byabo n'ibibazo byabo ngo tuze kubivuga. Hoya, ntabwo ari ibyo. Ni ubutumwa bwiza kubwira abantu bagakizwa bakihana, tukababwira ukuntu Yesu agira neza, tukabaha n'ubuhamya. Imana rero ikora uwo mushinga, irangije iraduhamagara. Hano hari amazina y'abantu ndi bukoreshe. Ngewe narababwiye ngo ninkoresha izina ry'umuntu nkabona ibintu mvuga biri bwumvikane nzajya mbivuga. Uyu munsi hari amazina ndi buvuge, kandi witonde iyo njya kuvuga ibintu mba nagaraguye ururimi inshuro 7 zonyine 21 cyangwa 48. Ndakaraga nkamara umunsi nkamara iminsi kugira ngo numve. Abantu Imana yahaye umurimo wo kuza aha kuri YouTube kugira ngo mwamamaze ubutumwa bwiza. Mbibutse ko abantu bose Imana itahabahamagariye. Hari ababonye ngo abantu bamamara nabo baza kwamamara. Hari abatubonye kuri izi kamera bagira ngo twebwe hari intugu z'abantu twakandagiyeho kugira ngo tugere aho tugera, ariko ari Imana yaduhamagaye ibinyuza mu nzira zayo tutanabizi.
iravuga ngo ndashaka ko umuyoboro w'ivugabutumwa bushyira hano kugira ngo abantu banjye bazahemburwe n'ibikurimo. Imana iraduhamagara we, ihamagara mama Charlene, ihamagara ba mama Vanessa, irahamagara ba Gihozo, irahamagara Imana ya Isiraheli, irahamagara ba Mutesi, irahamagara irazana. Ndashaka kubabwira ngo Imana iyo ijya guhamagara abantu no kubatoranya bakaza bayivuga mu izina ryayo, nta muntu icaho. Ntabwo igiteranya nyobozi z'imidugudu yabo, ntabwo igihamagara famiye ngo ibakoreshe inama, ntabwo igihamagara mu mudugudu no mu murenge, nta muntu igibaza. Ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu isi ndetse no mu ijuru. Irahamagara aba bagore rero. Abo navuze ni bakeya, kandi abagore abantu navuze ni abafite ikibazo. Abagore bo kuri YouTube, siko mubita abagore bo kuri YouTube. Nimba kuri YouTube, nimba ariho turara, nimba abagore bo kuri YouTube. Naba bagore shaka guha message. Mureke mbabwire, mwaragambaniwe nuko mutabimenye. Imana yarabahamagaye ngo muze muvuge ubutumwa bwiza abantu bakiri. Ubutumwa mubutangira mu nsengero, tubutangira mu nsengero. Imana iciye inzira kugira ngo buzagere no ku bantu batabasha kwicaraho tubwiriza. Nabo mu bihugu by'amahanga kugira ngo badukurikirane bumve kugira neza kw'Imana. Imana iraduhamagara mwabarokore. Maze Imana ihamagara n'abakameramani nubwo batangiye n'abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bya Gikristo kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwamamare nubwo bihinduye inzige. Imana ibinyuramo biraryoha, bibi bintu byiza. Dutanga ubutumwa abantu barafashwa. Mama Charlene araza arababwiriza murafashwa, mukajya mwandika kuri comment batigumamo, ufite ibintu byiza, ufite ibintu bizima, murafashwa, murabatizwa, murabohoka mugenze neza. Mama Vanessa araza arabigisha babwira ukuntu buri wese afite sipesi we. Sipesiyozo. Cyigisho cyitwa sipesiyozo. Mama Vanessa yagitanze, nari mfite sipesiyoza, sipesi mu rusengero. Yagitanze nanjye mufite ndafashwa. Aratwigisha kandi atwigisha ibintu by'ukuri, turafashwa kandi nibyo. Gihozo arigisha aranabahanurira murafashwa. Bazigira inshuti barigisha murafashwa. Murafashwa. Barizi ikishatari baraza barigisha muti mugumemo. Ninde mwigeze mutuka? Mwese murafashwa. Maze rero shitani nashakaga kubabwira ngo shitani sakagabo. Shitani saga pusi, shitani saga shishi, ntago agwanisha akanyafu, ntago shitani ari akantu wirukana ngo toka wakapusi uzabaze. Shitani tuvuga ni shitani wambara costume ukagira ngo shitani kankubwire. Shitani ntagira amahembe, shitani ntagira umurizo, shitani ntagira ubwoya. Na kumwe mubona bakerekana gikanuye amaso, ntago ari ko ameze. Shitani azi kwambara ikote akigira umugabo ndetse agashyiraho hano umusaraba. Shitani hari ukuntu yigira umupasiteri. Shitani hari ukuntu aza akigira umukobwa. Hari ukuntu shitani yigira umusore. Shitani anyura mu muhanuzi uvuga indimi. Shitani yitiza isura y'umuntu. Shitani yitiza isura y'umuntu, shitani yitiza ururimi rw'umuntu, shitani ajya yitiza amagambo y'umuntu, shitani yitiza akanwa k'umuntu, ubundi agakora icyitwa misiyo. Aba yitije utwambaro twe twose n'ururimi rwe n'akanwa ke, mwihangane burya niwe wari wabambaye. Ntabwo ari wowe rata, niyo mpamvu ngubabarira.
shitani rero akora inama, arayikora sha, arayikora. aba bagore bajyaga badukubita mu cyico, bakurikiranwe n'abantu nka mirongo ingahe, none baje kudusenya ku rwego rw'isi. Baje kudusenya ku buryo baje no kudusanga mu birindiro byacu, aho twateye intebe mu nsengero tukicara, tukigisha abantu ko gushaka abagabo 2 nta kibazo, no gushaka abagore 3 ntacyo. Twari twarabesikirotse tubabwira ko divorce nta kitwaye, abahanuzi b'ibinyoma. None aba bagore baraje kuri kamera, twabakorera iki? Ni muze tubatake. Bitiza indimi zanyu zihinduka inkota, bitiza akanwa kanyu gahinduka iziko rishyushye, ubundi si ukuducanaho umuriro. Mama Charlene afite aho yanyuze. Abo yanyuzemo mwese narabababariye kuko naramumenye ko ari we. Niyo mpamvu nkicaye imbere yanyu. Iyo aza kuba ari mwebwe twari kujyana muri ribu, ariko namenye neza ko atari mwe, ntago ari mwe. Niyo byananiye kubababarira, ndagenda akabwira Imana imbabazi, ntago ari mwe. None se yaba ari wowe ukajya kwirirwa Mama Charlene uriya mugore ni umupagani wamfatanye na musaza wawe turi gusambana, ni umupagani wigeze ufatana n'umugabo wawe, ndi umupagani twigeze duhurira mu bapfumu, ndi umupagani nigeze mpurira nawe mu kabari, ndi umupagani wigeze ubona aho ndi kurwana, ndi umupagani nigeze nturana nawe, nakoranye nawe mu kazi, mu rugo twaraturanye, none se twarabanye. Wita umupagani umuntu utanamuzi, umupagani gusa tu, burya ntago ari wowe. Yitije akarimi kawe, arangije yitiza akanwa kawe, yitiza ikiganza cyawe, yandika comment, burya nabifashe ko atari wowe. Aravuga ati aba bagore nzabarimbura gute? Hari abo yarimbuje ibyaha yabateje, hari abo yarimbuje kubaharabika, ariko ari ababikoze n'abatarabikoze hari inkuru mbazaniye. Nje kubabwira yuko burya hari akanama kabakorewe ikuzimu, bakoze inama baravuga ati turabacogoza gute? Bazi gupanga sinjije burya bazimu. Turabacogoza gute? Tugiye kubavuga, tubatuke, tubandagaze, ubundi dushaka agatsiko k'intaragahanga tuzizane kuri YouTube, zihere kuwa mbere, zikurikizeho wa kabiri. Nimutahava ngo muceceke, tuzaba tutari abazimu. Maze batuma bavuga mu ndimi, batuma abafite imisaraba, batuma bitwa ngo ni abapasiteri, batuma abagore n'abagabo, batuma bitwa abahanuzi, bishyira hamwe nk'inzoga y'itende. Si ukuvuga we karahava. Maze ba bantu banjye nabo bajya kwihisha. Niryo kosa mwakoze. Narinje kubabwira ngo kuba mutakivuga ntago ari umugambi w'Imana yashakaga. Ntago ibi bintu ari Imana ibirimo. Ni ukuri ntago Imana ibirimo. Ntago Imana ariyo yagucecekesheje, ntago Imana ariyo yaguhaye konji, ntago Imana ariyo yakoze ibi bintu. Umva mama Vanessa we ahuri icyami iki kiganiro kakibona. Ntago Imana ariyo yakwirukanye, ntago ari Imana yakuzerereje, ntago ari Imana yakubwiye guceceka, ntago ari. Ubu rero mama Vane imbabarira rwose nkuvuge, nta nimero zawe mfite, ariko Imana izamfashe kino kiganiro kirebe. Ubu wibereye mu bana bawe, uri guhirika imishyushyo, uri kurya, uri kunywa, cyangwa se wibereye no mu zindi stress. Ntago mbizi, nta makuru yawe mfite, umbabarire. Nubone kuze kwihishura umpamagare tuzavugane. Niko disi we, ubu waretse kuvuga, ureka gukorera Imana, wicaye nk'uri mukuri ngo igihe ni cyacyo, ngo Bibiliya iravuga ngo ari igihe cyo guceceka n'icyo kuvuga. Hari igihe cyo kuvuga uvugishijwe n'Imana, hari n'igihe cyo guceceka ucecekeshejwe nayo. Hanyuma ni Imana yakubwiye ngo ceceka? Si abantu baguhuguye? Nubwo babikubwiye ntahari,
rwose rero mama Vanessa nubona bira bintu bigenze kuriya hita uceceka ugende wihishe maze abazimu bagukorera ikintu bita kudeta kugira ngo bakurimbure. Ariko mama Vanessa reka nze nkubwize ukuri, ndi hano kuri kamera, Minerval Imana yagutanzeho n'ahantu Imana yakunyujije n'umwanya Imana yagutanzeho n'imbaraga Imana yagutanzeho n'amakayi yakuguriye kugira ngo ujye kwiga n'amabike yagutanzeho n'amagome n'amarate n'amakereyo na baga yakuguriye n'amazi yo kunywa Imana yaguhaye ujya ku ishuri na rijade pole. Ntabwo Imana yabihomba, barakubeshye kandi barakubeshye wowe n'abagufashije kwicara. Nta soni ufite? Ya magambo yawe yahemburaga abantu, bwa buhamya bwawe bwiza, bya bintu wabwiraga isi kumva, shitani aragufata umunwa arawudoda ushyiraho supaguru agushyira mu mahoro, nawe uragenda wumva uri mukuri n'abahuguzi bawe b'abagome b'abanyamubiri, uragenda uraceceka. Nimba warakoze n'ibyaha mama Vani, nimba warakoze n'ibyaha, amaraso ya Yesu ntahari. Ubundi se reka nze nkubaze, umuntu abantu badakora ibyaha ni bande? Nje kubabaza da, mwebwe muri mu ngo zanyu, mwebwe mutashatse abandi bagabo mumeze nka mama M.Charlene, nta bindi byaha mugira? Ega burya Petero ajya guca amatwi byari byamurenze, nanjye mba numva mundi hafi nafata n'umunyana. Mama Vanessa yashatse undi mugabo afite undi, yataye abana, ntazongere kubwiriza. Muri abagome gusa, muri inzige. Yicecekere za mpuguro na za nyigisho na bwa buhamya na bwa butumwa na ya mavuta mama Vanessa agenda pane nabyo, ntazongere kuvuga, ntazongere kwibukwa. Iyo mama Vane ntabwo ari Imana yakwicaje. Imana iza kukwicaza ntabwo ari kwicara buheriheri. Genda ubitekerezeho, korera Imana. Aho ushoboye gukorera Imana hose, ongera uzura amagambo yawe, ongera ube muzima, ngwino ukorera Imana, ngwino uvuga ubutumwa. Ese nimureke mbabazi? Ubundi nimureke mbabazi? Iyo umusirikare akomerekeye ku rugamba, ntibajya kumuvura kongera agafata imbunda akarwana? Uziko muri bahaduye, uziko muri bahaduye bacu baradutera amabuye mukaduha kuraje yo kwicara mwabagome bakozi ba Satani. Maze rero mwigize abakozi b'Imana. Ubu ngubu rero bureke babwira ibintu bigezweho. Ubu ngubu umuntu ufite umugabo mwiza babanye neza ngo niwe bakeneye kumva ubutumwa bwe. Hanyuma se mureke mbabazi, Imana yajyaga guhamagara abagore bafite ibibazo, abadafite ibibazo ntimwari muhari. Kuki mpa amavuta wowe ukaba waracecetse umeze nk'icyayi kimaze iminsi 3 kiri mu gikombe cya plastique? No, ntago mbyemera. Mama Vanessa rero nguhaye message, genda usenge ubwira Imana iguha amavuta uzukorera Imana. Naho ibyo bintu byo kwirirwa urya imishyushyo n'imvange n'abo bazimu b'abantu birirwa bakongorera ngo ceceka, ntago Imana irimo. Mureke mbabaze kandi munsubize, mureke mbabaze munsubize. Mwebwe mukora ibyaha bingana iki? Ubu bantu mwese muri mu nsengero mwirirwa mubwiriza kuri YouTube, mbese nta byaha mukora? Amaraso yeza abasambanyi ni nayo yeza abafite iminwa miremire, mwirirwa mubavuga. Amaraso yeza abicanyi ni nayo yeza abakuramo inda. Imbabazi Imana igirira abantu batukana ni nayo igirira abashira isoni. Amaraso ya Yesu arahari. Hari umucamanza ejo bundi wanshekeje, sinagikuritiranye neza kira kiganiro. Bari baburanishije urubanza rw'uriya muntu waciye ijosi ry'umugore we, ngo abantu bari bazi ko bazajya kumubamba muri sitade nk'uko babambye Yesu. Ariko Mana we, umucamanza yavuze ijambo, ndavuga ibi bintu ari kubanza akabije da. Yaravuze ngo nta cyaha kiruta ikindi. Ati ibindi muri kuvuga ni amarangamutima barimo. Nta cyaha kiruta ibindi. Umva,
ndashaka kubwira abantu mwese mwishyize hamwe nk'inzoga y'itende mukorerwamo n'izindi mbaraga zitari iz'Imana, mukirirwa muca intege abakozi b'Imana. Nje kukubwira ngo nta cyaha kiruta ikindi. Nimba hari ibyabo baregwa cyangwa hari ibyo turegwa, nawe hari ibyo uregwa. Yakugiriye imbabazi nizazigirira mu masharirene, ariko ibintu byo kuncecekesha witonde. Ngeweho ntiwancecekesha. Ngewe ucecekesha se wampaye ijambo uzaperereze. Maze rero hari ukuntu mwigize abahatari ngo ngewe ngo abagore bo kuri YouTube sinabatumira mu nsengero zanjye. Yokoye we ndakubabariye ngo uhaye Poli. Umva ko ari urusengero rwawe, ntabwo tuzajya mu rusengero rwawe, ariko ahantu urusengero rw'Imana ruri tuzahajya mu izina rya Yesu, kuko abantu nimutaduha ikaze Imana izaduha ikaze. Hanyuma se ko mwikunda abana banyu mwabyaye, iyo babaye ibirara bakabibihomora, umukobwa wawe ko amaze kubyara gatatu abyarira iwawe, tubyumvikaneho, wigeze umwirukana? Wigeze umuca mu bandi bana? Hanyuma se wamusibye ku ndangamuntu ntiyakomeje akitwa umwana wawe? Hesera nimba bya mama Charlene na bya mama Vanessa na bya Gihozo na byande hari ibipagani, kuki ushaka ko Imana itwica? Yaguhereyeho. Imana yica mama Charlene iguciye wite? Imbabazi kugirira n'izingirira, kandi ntabwo ari wowe uyiha liste y'abantu izeza we, nta nubwo ari wowe uyiha urutonde rw'abantu bagomba kuyikorera. Ijya kuduhamagara, yadutekerejeho, idusukaho amavuta yo kuvuga ubutumwa. Niyo mpamvu tubwiriza kakahavada, kandi mugafashwa n'ibyo tuvuga, nubwo mudutuka mukanya uranuka muri comment kandi unandebe. Ariko uraba wibagiwe ko iyo mvuze ngewe iyo mvuze amadolari arinjira, ariko wowe yo ko uze comment se iwawe harajyaho. Ubundi mwagiye mureka kwiyanduriza ubusa. Ndashaka kubwira aba bavuga butumwa basinziriye ubuticura, abo shitani yasutse supaguru ku minwa, ba Gihozo, ba Mutesi nabande mwese. Ndashaka kubabwira noneho abandi shaka kubwira ni babandi Imana iha ubutumwa ngo babuzane baterekada. Ngewe rwose ntabwo najya kuri YouTube batazankorera nk'ibyo bakoreba mama Charlene. Ngewe bankoze iki? Bangize bate? Bangize bate? Hanyuma sakanwa kabo kavamwe amasasu. Ntabwo akanwa kanyu kavamo amasasu di. Ntabwo havamo amasasu. Mwakozeho iki? Mama Charlene ibyo mwavuze se murabona byarankozeho iki? Mama Charlene ikisi? Urabona mbaye ikisi? Uzaza undebe twegeranye unkure ku birenge ugeze ku mutwe, uzasanga imeze nka mine yigenza. Urambaza iki? Mwabavuga butumwa shitani abakubite kudeta, kuko yabonye ibintu bibasohokamo. Nimba ibyo babarega ari ukuri, mugene mubwire Imana ibababarire, ugaruke mu murimo w'Imana. Nimba ibyo babarega atari ukuri, mwakoreye Imana. Ubundi se niba mukorera ku buryo shitani akumenesha akakuzengereza, amacano yanyu bamwe murayagurisha abandi murayahagarika nta kirebwa, no kubera iki? Imana igutume wange kugenda ngo batazakugira nka mama Charlene. Ngese ndi muri gereza, hari ubwo se ndi mu bitaro? Ndi mama Charlene nta kibazo mfite. Nicaye iruhande rwa Ivani wanjye, Charlene wanjye, Fisi wanjye, Fifi wanjye, Joseph wanjye na Yesu wanjye, turarya tukaryama. Ibindi ni ibiki murambaza iki? Nuni nyigira mu rusengero nkaterana nkakorera Imana, haza hano kuri mama Charlene Imana yamayuruse. Haleluya. Mureke rero mbabwire abantu mwanga kudutumira ngo babagore bo kuri YouTube, abagore bo kuri YouTube se muzatugira gute? Ngewe sinatumira bariya bagore. Ako karimi kawe se nyine siko shitani yitije akagahindura inkota. Bakugize gute? Barakwibye? Wigeze ubabona iwawe? Mama Runa rwose ntuzasubire kuri YouTube. Haba abadayimoni baba kuri YouTube, baba no mu nsengero zanyu, baba mu badiyakoni biwanyu, baba mu nama za nyobozi ziwanyu, baba mu makorari yanyu, baba
baba muri njyanama zanyu. Abazimu bose ubona kuri YouTube no mu nsengero zanyu barahaba. Nese undi abadutera baturuka, ntibaturuka mu nsengero, hari ubwo bava mu kagari cyangwa mu murenge. Narinzaniye ubutumwa abantu bari bafite ijambo Imana yahamagaye, mukaba mwaracecetse. Ntabwo ari Imana yagucecekesheje. Ngiye kukubaza, ushobora kwishyurira umwana wawe minerivare akiga garidiyeni na primaire, akagera segonderi na universite, akayirangiza, hanyuma akicara aho ngaho ntakore, umutima wawe wakishima? N'amafaranga wamutanzeho n'imbaraga wamutanzeho, ese mbabaze mwabagore mwe, Imana yabatanzeho imbaraga, Imana ibaha ubushobozi bwo kubwiriza amahanga, hanyuma abantu babakange. Ahubwo urashaka gusubira mu ishuri, nakumvise ubwo uri gutinya abantu, urashaka gusubira ku ikosi. Niko intore ntiyishakira igisubizo koko? Intarangahanga zivuge hanyuma hanyuma wirukanke, inzige zikwandikaho amatitire hanyuma wirukanke ngo ntuzongera kubwiriza koko? N'umuntu nkawe n'ukuntu twakwemeraga ngo kuko bakuvuze, ngo kuko bagututse, ngo kuko bakubwiye nabi, ngo nge nitinyira amagambo? Kuko amashuri wize n'ahantu Imana yakunyujije, utinya umwana w'umuntu nanirwa gukorera Imana? Hanyuma hano kuri iyi mihanda tuhasiga inzererezi, tuhasiga abavuga ubusa. Ijambo rikiza iribohora ntago rikihari. Sinzibagirwa umuntu twajyaga dukorana ikiganiro, twakora ikiganiro abantu bakabohoka bagafashwa bakishima, hanyuma igihe kimwe tuza gukorana ikiganiro abanyamakuru badukoraho inkuru, bavuga amagambo mabi, uwo muntu arababara ahita atangira kwirinda gukorana nanjye ikiganiro. Ibaze koko, kandi wamwumva ugasanga ngo ni umuntu wakijijwe muri 80. Ni gute umuntu ibyo Imana ishaka ntibikabeho, ibyo abazimu bashaka bibeho? Abazimu baducecekeshe koko? Ibi bintu murabona byarapfuye kuza. Abakora ibyaha mu buryo bweruye bugaragara ko ntawe ubatuka, ariko se shitani yajya kurwanya abakozi be? Narimbazaniye message yo kubabwira ngo nimba ari ibyaha mwakoze musabe imbabazi mwihane, nimba nta cyaha mwakoze nimuzi, naho mwabikora nimugende mwezwe, mugaruke ku murimo. Ibyo bintu byanyu byo kujya kwipfurika iyo mu gikari, no, ntabwo ari Imana ibirimo. Nizanzige z'abantu babahuguye bakabagira inama, ariko umurimo w'Imana urakenewe. Abantu baracyakeneye amagambo yanyu, abantu bakeneye, umva nkubwire Gihozo, abantu bakeneye ibiguturukamo. Nimba warakoze nibyo, nimba twaranabikoze ariko nitwihana, ariko tuze dukorera Imana. Imana ijya guhamagara nta wari uhari, kandi amaraso ya Yesu arahari. Ntabwo urupapuro rutanga imbabazi, nta muntu utubarura sha. Ninde muntu usujyana liste y'abantu bagomba kubabarirwa ku Mana? Ninde utubarura? Amaraso ya Yesu ntarobanura. Niyo wabikoze uramubwira ngo mbabarira, akagukuraho ikizinga ngo ino mu murimo. Nimutakorera Imana muzagibwaho n'imivumo. Hari umugisha uturuka mu gukorera Imana. Hari abantu bakeneye ibibaturukamo, hari abantu ariko nimba mwaranaguye muze mutange n'ubuhamya bw'ukuntu mwaguye no kugwa ari bibi. Kandi nimba ari inzira z'Imana zikomeye zinarya, ntabwo mubitubwire kuko hari abatabyemera. Ngewe kuba umuntu yashaka undi mugabo hafite undi, ntabwo ibyo bintu nkwiye kubitindaho. Iyo ntanze ubutumwa nkavuga ngo divorce ni icyaha, nkavuga ngo gushaka abagabo babiri ntibyemewe, ibirenze ibyo ngibyo ibisigaye ni iby'Imana n'abantu bayo. Kuko Imana ishobora gukora ikintu kigaragara nk'ikosa, ariko kuko ntawe uyibaza ngo wakoze ibiki ikabikora kubw'impamvu yayo. Imana ishobora kubikora kuko itagira uyibaza ngo ibi ni ibiki wakoze. Ntabwo ibintu by'Imana n'aba yaremye mbizi, ntabwo mbyivangamo. Icyo nzi ni kimwe, naho umuntu yakoze, amaraso ya Yesu arahari, ariko ntimukwiye guceceka. Niyo message narimba afitiye, ngiye kubasengera. Mwebwe banyabwoba mwanze kugaruka kuri kamera, namwe Imana iri kuhata umutima. Ya rwose Mana, nabonye ibintu bakoreye mama Charlene, nge sinasubirayo. Iyo aba baruzi mama Charlene uko abayeho nuko ameze, ntago wakifuza kutagaruka kuri kamera. Ngeze ko ntahava, ujye utinya ikintu gituma mpagaruka, kandi nkahora mpaza.
ninde se wanshyigura? Yaba mbaza iki? Nta kintu yaba mbaza, kuko njye nimba mvuga Imana nabi nkaba nyivuga ndi umupagani yanyirukanye, ujya kunyirukana wampaye akazi? Imana ibarengere, Imana ibagirire neza, mushire ubwoba nk'intare, muze muvuge Imana, muvuge mu kuri no mu mwuka, muzirinde kubeshya, muzirinde kugabanya, mwirinde kongera, ariko muze muvuge iby'Imana yabatumye, kandi muze mukorane Imana mu kuri no mu mwuka. Ibyo abavuga n'abandika comment mubyihore. Mbasabiye Imana kwibasangaho muri. Mana yanjye, Mana yacu, ndagushimye kubw'uyu mwanya, ndagushimye kubw'impuguro n'amagambo y'ubutumwa, kandi ndagushimye ko ukunda abana bawe abahungu n'abakobwa. Imbabazi n'amaraso yeza, imbaraga n'amavuta bibabeho nonaha, nzongere kubabona bari mu murimo wawe. Haleluya! Kandi nongeye gusenga Yesu, nongeye gusenga nyakubahwa, nkumurikiye abantu bose wahaye ubutumwa, bakagira ubwoba bwo kuza kubutanga no kugukorera, bakagira ubwoba batewe n'abadayimoni n'abakozi ba Satani, bose bamara ubwoba kugira ngo ubwami bwawe buze bwagukire hano, kandi abantu bawe baba umucyo babitabaza. Komeza kunshyigikira nanjye ungirire neza mu buryo bwose mu izina rya Yesu, amen. Imana nibahe umugisha, ndabakunda n'Imana irabakunda. Mukomeze mukore share, mukore subscribe abatarayikora, aho inama n'ibitekerezo biremewe. Imana ibahe umugisha, amen.